aruta abandi bose yatsinze urupfu, kandi ibyo ntibisanzwe hari umwami, uwo mwami udukunda Yesu mwamusanze, aruta abandi bose yatsinze urupfu, kandi ibyo ntibisanzwe none wari mw'ijuru biteguye kumusanga, dorahora aguhamagara akubwira ati ngwino 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 mwana nkunda, ngwino 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 iruhande rwanjye, ngwino 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 hati, ngwino ngwino wakire agakiza n'ubugingo buhoraho, abitangiye n'ubuntu. Igitangaza uwo mwami ni muzima kandi kuba nkunda, numva binteye ishema, mbega igitangaza uwo mwami ni muzima kandi kuba nkunda, numva binteye ishema, none wari mw'ijuru biteguye kumusanga, dorahora aguhamagara akubwira ati ngwino 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 mwana nkunda, ngwino 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 iruhande rwanjye, ngwino 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 hati, ngwino ngwino wakire agakiza